bagize uruhare kongera kubaka sosiyete nshya y'Abanyarwanda, kongera kubaka Umunyarwanda mushya wa h'ejo, w'uyu munsi n'ejo hazaza. Nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Intara y'Iburasirazuba, umuyobozi w'Akarere ka Kayonza, nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano wa Polisi y'u Rwanda, uhagarariye Ibuka y'Umurenge wa Gahini, inshuti kandi abaturanyi bacu bafatanya muri byose, ndahera ku Reverend uhagarariye Bishop Diyoseze ya Gahini, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gahini, ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akagari iyi kampasi iherereyemo, bagenzi banjye abakozi bo muri Kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane muherereye muri koleji y'uburezi ishami rya Rukara, abakora mu nzego zo kwigisha no gukora ubushakashatsi cyangwa se bakora mu nzego ziri administrative, bana bacu abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda iri shami, cyane bana bacu abanyamuryango ba ERG. Mu izina ry'umuyobozi Kaminuza y'u Rwanda utashoboye kuza hano kubera ibindi bikorwa nk'ibi bigiyemo, ariko no mu izina ryanjye bwite naje muhagarariye, kugira ngo mfate uyu mwanya nshimire abashyitsi mwese muri hano, nk'uko tumaze kubavuga, kuba mwabonye umwanya wo kuza kwifatanya na Kaminuza y'u Rwanda igikorwa cya none. Birazwi neza yuko muri icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1928 hari ibikorwa byinshi bitandukanye mu bice byose by'igihugu. Birumvikana ko namwe hari ibindi bikorwa mwabajemo cyangwa se mwagombye kuba murimo n'ubu, ariko kuba mwikwa mu mwanya mukaza kwifatanya natwe ni ikintu tutapfa gufata gutyo gusa, birakwiye ko tubashimira nk'ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda. Ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu nshuro ya 28 muri Kaminuza y'u Rwanda birakorwa mu mashami yose, ko ari 9 amashami yose, ko ari 9 akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri Intara y'Iburasirazuba tugiramo amashami 3, hari ishami rya Rukara ricumbikiye koleji y'uburezi, ndetse ikagira n'abandi banyeshuri mu ishami bafite hirya hano mu karere ka Nyagatare. Nanone hariyo abanyeshuri muri koleji y'uburezi, ariko hariyo n'abanyeshuri bari muri koleji ijyanye n'iby'ubuhinzi n'ubworozi. Tukagira n'irindi shami rya 3 hirya hariya mu karere ka Rwamagana ricumbikiye bimwe mu mashami akorerwamo na koleji ijyanye n'ubuvuzi n'ibishamikiye ku buvuzi. Ariko dufite n'amashami mu zindi ntara zose igihugu cyacu. Iyo bigeze mu gihe nk'iki rero, tuba dufite gahunda zitandukanye zo kwibuka
muri ayo mashami yose. Birumvikana yuko ubuyobozi bukuru bwa Kaminuza y'u Rwanda tuba dufite inshingano zo gufatanya n'ubuyobozi bw'ayo mashami ibikorwa nk'ibi byo kwibuka. Kwibuka kugira ngo ni yabikomojeho turi hirya hariya hano ko ni inshingano yacu twese nk'abanyarwanda, ni inshingano y'ibanze ya buri munyarwanda, nubwo mu by'ukuri amategeko mpuzamahanga ahana cyangwa se agena uburyo bwo kwibuka jenoside zose zizwi zemejwe, bafite nabo inshingano yo kwibuka, ariko abo ni abandi. Inshingano y'ibanze ni iya twebwe abanyarwanda. Nko muri Kaminuza y'u Rwanda rero ibi turabizirikana, ariko tubizirikana tuzi yuko Kaminuza y'u Rwanda dufite umwihariko dufite n'ubuhe, nuko iyo dusuye amateka y'igihugu cyacu tukareba urutonde rw'abantu bagiye ku isonga no gucura umugambi wa jenoside ndetse no kuwushyira mu bikorwa, abenshi ntabwo bari abaturage basanzwe gutya, ntabwo bari abahinzi borozi, abenshi bitwa ko ari abantu bafite ubumenyi, ndetse hariho n'abitaga ko ari imiti. Ariko ubwo bunararibonye bwabo no ku bumenyi bwari ubumenyi gusa bwo mu bitabo, ntabwo bwari ubumenyi ku ndangagaciro z'umunyarwanda, indangagaciro zirenga ikiremwamuntu, indangagaciro zubaka ubumuntu. Icyo rero kigaragaza ko nk'umuryango mugari wa Kaminuza y'u Rwanda twatsinzwe. Akaba ariyo mpamvu muri ibi bikorwa byo kwibuka dufite inshingano irenze y'abandi yo kongera gukora byinshi birenze nk'ibyo kwigisha siyansi, ubumenyamuntu, ubukungu, ubucuruzi, ikoranabuhanga, hirya y'ibyo byose dufite inshingano zo gutegura umunyarwanda mwiza duhereye mu rubyiruko, cyane cyane kubaka ubumuntu. Tukubaka rero duhereye muri aba bana baba bari mu maboko yacu, dushinzwe guha uburezi n'uburere, twizera yuko nubwo amateka y'uruhare rw'abanyabwenge rwa kaminuza mu gucura umugambi wa jenoside no gushyira mu bikorwa, nubwo atazibagirana, ariko Kaminuza y'u Rwanda ntizakomeza kugirwa muri icyo ngicyo, ahubwo izibukirwe n'uko yagize uruhare mu kongera kubaka sosiyete nshya y'abanyarwanda, kongera kubaka umunyarwanda mushya wa hejuru w'uyu munsi n'ejo hazaza, mu kongera gutegura abanyarwanda bazabaho bishimye bazira ipfunwe, ayiza yo kuba barakorewe jenoside cyangwa yo kuba bayishatse mu bikorwa bya jenoside. Iyo niyo nshingano iremereye tuba dufite Kaminuza y'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu ubuyobozi bwa Kaminuza bukuru dushyigikira ibikorwa nk'ibi mu mashami yose agize Kaminuza y'u Rwanda. Mboneho no gushimira by'umwihariko iyi kampasi, abayobozi b'iyi kampasi baba baratekereje gushyiraho kiriya gikorwa tumaze kwerekwa kanya, akaba ari ikimenyetso cy'urwibutso, ariko akaba ari intangiriro yo kuzamura mu kindi gikorwa kirenzeho kandi kizaba gishingiye ubushakashatsi buzakorwa na bagenzi banjye, cyane cyane abarimu n'abashakashatsi bari muri iyi college. Birumvikana yuko bisaba umwanya, ariko bigomba kugerwaho. Aka gasozi kimwe n'utundi dusozi biza tazi u Rwanda, nta gasozi na kamwe wavuga n'ubwo bivuze nta
bushingiye ku bimenyetso kumenya by'umwihariko abari hano haba gukorera cyangwa se ibice bituriye ahangaha iyi kampasi ikorera. Icyo nitukigeraho nibaza ko tuzaba dutanze umusanzu ufatika kandi noneho umusanzu uganisha ahandi yuko tugomba kwigisha amateka neza bitaragoretsa, kuko iyo twigije amateka tutayigishe neza tiza ku murindi ba bandi bari ku isonga yo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbonereho umwanya gusaba urubyiruko ruri hano, uyu munsi turizihiza turibuka kuri 28, bivuze yuko hashize imyaka 28. Uyu munsi tugiye kureba muri mwebwe muri hano turagusanga abagejeje mu myaka 28 ari bake cyane, reka yenda biga nko mu rwego rwisumbuyeho rwa masters na PhD, ariko abenshi mwiga muri icyiciro cya mbere na graduate sinshidikanya yuko abenshi imyaka mutagejeje cyangwa bari bagiye bagomba kuba cyane. Birakwiye rero yuko umenya amateka kandi ukamenya neza, kugira ngo nayo mpamvu yo gushyiraho iriya kimenyetso nubwo zitiri ndende, kuko ni kimwe mu mfashanyigisho yifashishwa kwigisha runo rubyiruko. Mbasaba rero yuko aya mateka yiga neza, ariko mukanashishoza kuko iyo leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga mu kwigisha, hariho n'abandi bashyiramo imbaraga mu kuyagoreka, gupfobya no guhakana, ndetse ibyo ngibyo bigashimangirwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize, aho bwagaragaje yuko gufasha urubyiruko rwo mu Rwanda ndetse ugafata urubyiruko rwa hafi guhera 94 kugeza ubu ngubu, hafi 8% y'abantu bose bagaragarwaho ingengabitekerezo ya jenoside bagaragara muri abo ngabo batabaye imbere y'ayo mateka cyangwa se batabaye muri ayo mateka. Ibyo ni ibitugaragariza yuko mu by'ukuri ziriya mbaraga zindi zishyirwamo n'abandi babi bacuze umugambi bakeneye no kuzavuza bagenda bagira impact mbi muri uru rubyiruko. Birakwiye rero natwe dushinzwe uburezi ko dushyiramo imbaraga zirenzeho izabo, ariko dusaba n'urubyiruko ko nabo bashishoza. Rero ugiye gusubira muri kaminuza ntabwo ukiri umwana uterwa n'undi, ni umwana ukwiye kurerwa bahabwa indangagaciro, ariko hariho iz'ibanze izo bahawe n'ababyeyi babo. Izo twavuga ababyeyi bo turabizi ko ziratandukanye, ziravanze, hari iza nyazo ariko reka zazi zo gufasha zaba bitari byo. Ugomba gushyira amanga rero, mwamenya ibiri byo mubyemera mugashyira amanga mukanyomoza na bya bintu tuba twarabwiriwe gukina. Ibyo kizagaragaza yuko muri urubyiruko muriho mwubaka u Rwanda rushya bifuza, abakuru bifuza kurusaziramo neza, abageze hagati bifuza kurukuriramo, abato bifuza kurukuriramo, ariko n'abavuka bifuza kuruvukiramo, ngo cyane ndavuga bazabakomokaho, kandi akaba ari abanyarwanda bishimye bazira ipfunwe rikomoka ku mateka mabi, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu. Gusoreza aha ngaha nongera gushimira mwese muri hano, kandi nongera kuza ko dukomeza kugira ibiganiro byiza bituje, nongera no gufata mu mugongo baba bari hano by'umwihariko bagezweho n'amateka, ari abacitse muri iyo cyobo ya jenoside.